ariko abo bakinnyi ibaze ko APR bamwe mu bantu muri APR barimo kubabwira ngo 200 ibihumbi 200 y'amadolari salere uzi ko APR ubu ngubu ugeze kuri salere hafi z'ibihumbi 9-10 abakinnyi bakakubwira bati no ibyo kuza mu Rwanda oya ntabwo babikozwa nushaka kubaha amafaranga angana gute ntabwo babikozwa icyo ni ikintu cya gatatu kikwereka ko shampiyona y'u Rwanda ikiriritse ku rwego rukomeye ku buryo abakinnyi beza kumubwira ngo aze mu Rwanda ntabwo bishoboka ni akazi gakomeye nari ngerageje gukora comparison ya shampiyona zikomeye niyo mu Rwanda ntabwo ari zose zikomeza muri Afurika ariko byibura mu mashampiyona nka 25 cyangwa 30 meza mu bihugu 52 ubusuherereye hehe ubu tuvugana ndabarizwa mu gihugu cya Ghana Accra kuragenda kwera ko buheruka numvaga uvuga kuri muri Afrika y'Epfo none ugeze muri Ghana Afrika y'Epfo navuye kera cyane Afrika y'Epfo navuye kera kuko maze kuzenguruka ibihugu hafi 30 za South Africa Malawi Zambia Benin Cotonou Congo Brazzaville Ghana Mali Burkina Faso Gabo ni byinshi ntago nabirondora ni ibihugu byinshi nazengurutse kubera ko nubundi ibyo dukora hanini usanga ahanini byiganjemo kuzenguruka kujya ku matera atandukanye mu bihugu bitandukanye dushaka amatala y'abakinnyi to niyo mpamvu rero kuzenguruka mu bihugu bitandukanye ari ngombwa mu gihe cy'amezi hafi 7 ko natangiye mu kwezi kwa 11 mezi hafi 7 n'urugendo rero ku buryo byibura muri buri gihugu ushaka kuhareba match nkenye cyangwa 5 z'amaklub atandukanye bivuze ngo washaka kuhamara ibyumweru 2 hagati ya 2 na 3 ugahita uhindura ukajya mu kindi gihugu niyo mpamvu rero ubu ndi mu gihugu cya Ghana aho bari buze gusoza shampiyona muri iyi weekend kuri iki cyumweru ubundi ngahita mpava reka wenda tubanze duhere urumva abantu baheruka ujya kwiga ibijyanye no kugurisha abakinnyi na scouting muri rusange se bimeze bite amasomo warayasoje yangira ngo nabigarutseho mvuga ko mbigiyemo mpitana nabitangira koko kubera ko nabantu batandukanye turimo turakora nabo mu bihugu bitandukanye turi timu y'abantu bagera kuri hagati ya 12 na 16 hanyuma scouting uburyo twayikozemo rero cyangwa se uburyo nagiye kuyigamo gukora pratique cyane kuko teori ni gake kandi teori ni ibintu bisanzwe ariko ahanini ikintu babashaka gufasha abantu ni pratique ni ikintu kujya kuri tele no kureba umukinnyi mwiza hanyuma ukamuzana ukamwanaliza ukareba statistiques ze hari ama application bakwereka y'uburyo ureba ibirometero umukinnyi yakoresheje mu kibuga ureba muvuma z'umukinnyi muri rusange ekipe ifite baro umukinnyi ahagarara gute iyo idafite baro abari mu yihe zone donc ni ibintu bitandukanye ugenda wiga bikagufasha so rero ntago bijya birangira nubwo mbifite bimazemo amezi hafi 6 ntabwo bijya birangira na n'ubu ndacyabikomeje nta nubwo bizigera birangira kuko scouting itandukanye no kuba manager itandukanye na agent ni ibintu bitatu bitandukanye scouting ni iki scouting ni ukujya kuri tero ukajya kureba umwiza ukamuranga agent ni umuntu ushaka kuba umukomisiyoneri akaranga umukinnyi akavuga ngo mu gihugu runaka muri ekipe runaka hari umukinnyi agashaka isoko mu yane magambo hanyuma aba manager ni abantu bashinzwe kumanaginga abakinnyi gusa abo bose bahuriye ku kintu kimwe bashobora kuba bakora nubwo nabivuze yaba umuscouti yacuruza umukinnyi yaba umu agent yacuruza umukinnyi yaba na manager yanacuruza umukinnyi so bivuze ngo rero ahani nicyo nabanje gushyiramo imbaraga ni cya scouting kuko nicyo kibanza ibindi bikaza ari inyongera icyo gihe iyo umaze kubimetriza biragufasha kuba waranga umukinnyi mwiza aho kugira ngo urangire umukinnyi ekipe utazi cyangwa se umukinnyi wa flop mu yandi magambo ni ikintu kitarangira nkomeje ariko n'ubundi amasomo umuntu ayarimo neza niko nabyita navuga ko hari improvement ku bijyanye na scouting ubu umuntu amaze kugeraho ubwo wenda abantu basobanukirwe neza wowe ibyo uri muri yiga n'ibijyanye na scouting ntabwo ari ukubama aba manager b'abakinnyi cyangwa iki nibyo wowe wakurikiranye nibyo nakurikiranye gusa ntibikuyeho ko nshobora kuba nashinga company
company yanjye ishinzwe kugurisha abakinnyi bakiyandikisha cyangwa se abakinnyi tukagirana amasezerano nkaba nanabagurisha ntago bibikuyeho kimwe n'undi ari wese abikora ariko njye nabanje kureba ikibanze no kureba umuntu n'amaso yanjye nkirinda kumubwirwa nkirinda CV nkirinda highlight ibyo nibyo bintu birimbuye abantu cyangwa se bituma abantu akenshi bafailinga umuntu ntabwo umuzi baguhaye video ziwe urazizeye ntubizi ngo wa muntu video baguhaye ni muzima nta mvuna afite ni mwiza iyo badafite baro wibuke ngo iyo umuntu aguhaye highlight aguha ibyiza by'umukinnyi gusa ngira ngo urabizi highlight iba yiganjemo ibikorwa byiza by'umukinnyi uzarebe nta highlight nimwe bashaka kugushyiraho defo z'umukinnyi ngewe rero icyo nabanje gukuramo niki nabanje kuvuga ngo nirinde kwiringira umuntu ntazi reka njye kureba umuntu nzi murebe afite baro murebe yatakaje baro ibyo bizamfasha kuba nashaka isoko muri equipe runaka mu maklebe yo mu bihugu bitandukanye ndanga umuntu nzi ndi siri 100%. Nicyo rero ahanini nagiye kwiga ni nayo mpamvu umukinnyi namugurisha ntacyo bitwaye rwose nanjye ndabyemerewe nubwo ndimo ndakorera kuri tele muri ubwo buryo. Umaze kuzenguruka muri shampiyona zitandukanye ariko se wanabaye muri shampiyona y'u Rwanda ubona itandukaniro izo shampiyona zikora no mu Rwanda ni irihe ubona zitandukaniye? Yangira ngo mukuri mujya mubigarukaho nanjye pinyiri kuri mikoro nabigarukagaho kuri guhari byo nuko shampiyona y'u Rwanda iri hasi cyane shampiyona y'u Rwanda iri ku rwego rwo hasi cyane kurusha uko abantu babitekereza. Shampiyona y'u Rwanda ikizakwereka ko iri hasi cyambere ntibisaba ko ujya kubisoma mu bitabo ntibisaba ko ubibwira umuntu bimwumvisha kugira ngo abyumve buri wese ufite amaso ukunda umupira arabibona igipimo cyambere kigoreka ko shampiyona iri ku rwego rwo hasi amakipe y'u Rwanda yasohotse yagiye ku ruhando mpuzamahanga icyo ni igipimo cyambere uhita ubibona ntabwo arenga umutaro n'uwagerageje kujya ashoboka abigeraho ariko bimugwiririye kuko ntabisubiramo ariko abantu bamaze kugera iyo bajya cyangwa se bazi kubaka umupira wabo babisubiramo icyo bita amatsinda icyo bita kugera muri kimwe cya kangahe bo babisubiramo ariko kugira ngo ubone ko wowe ari pari hazard ariko akundi kwatombora twabonye Saudi Arabia itsinda Argentine muri Mondial Argentine itwara Mondial ya 2018 niba nibutse neza 2022 abafaransa 2022 ya abafaransa nibo batwaye icyo mu Burusiya ndabyibuka 2022 Saudi Arabia yatsinze Argentine match ya mbere abantu barikanga Milevere nari warukoza amateka na igihugu Arabia kubona ko igihugu runaka kiratunguranye mu buryo budasanzwe n'ubu ni ibintu bya bintu bita gutungurana mu mupira w'amaguru ariko mukuri guhari abantu bageze iyo bajya babizi babishoboye babyubakiye bo babikora nk'ibintu bisanzwe kujya mu matsinda ni bisanzwe amaklebe y'u Rwanda nicyo gipimo cya mbere igipimo cya kabiri uzarebe ikipe y'igihugu buri iriya n'indi image ikomeye ni yindi shusho ushobora gufatira umenye urwego rwa shampiyona yawe ese Amavubi nyuma ya 2004 kane itugwirira tujyayo twongeye gusubirayo igisubizo ni oya Mondial rwose nshobora kuyivugaho n'ibindi n'ibyo bintu bibiri umuntu yakwereka ko bita bikoreka ko shampiyona yacu iraciriritse ntabwo ari mu Rwanda gusa kuko izo za Somalia zirahari za Djibouti za Gambia hari amarigo ubona aciriritse u Rwanda rero shampiyona yacu naho ngaho ibarizwa gusa tukayiremereza tukagira n'abantu bakunda umupira ariko mu kuri guhari iraciriritse ngiye kuguha indi scenario ikomeye kugira ngo abantu babyumve nibagira amahirwe yo gutembera abantu bose bazagira amahirwe yo gutembera bazabyumva tarendi hari ikomeye ni iyihe nicyo kintu cya gatatu ngiye kikwereka ko shampiyona yacu iciriritse mu bakinnyi beza maze kubona barenga 100 bo ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye batazwi badakina muri za Al Hilal badakina muri za Mazembe badakina muri za Mamelodi ariko nkifuza ko bashaka kuza mu makipe yo mu Rwanda atandukanye uwo nganiriye nawe wese arambwira ngo mu Rwanda nta mupira uhara mu Rwanda tuhazi ubuyobozi bwiza bw'igihugu mu Rwanda tuhazi isuku mu Rwanda tuhazi umutekano mu Rwanda tuhazi abakobwa beza ariko mu Rwanda nta mupira ubayo nta mupira tuziyo ku buryo
umukinnyi mubwira kuza mu Rwanda akakubwira ngo no, niba uri manager cyangwa se niba ufite amasoko, ufite amaklebe mukorana nayo, shakira isoko muri Kenya, shakira isoko muri Tanzania, shakira isoko muri Angola, shaka South Africa, donc bakakubwira ibindi bigo. Ariko mu Rwanda nta muntu n'umwe, nta mukinnyi n'umwe uba wifuza kuzayo. Abakinnyi baza mu Rwanda ni babandi mbega baba barimo gusoza kariyeri cyangwa se babuze ahandi bajya, ariko abakinnyi bafite tala kumumvisha kuza mu Rwanda bro biragoye kurusha uko indogobe cyangwa ingamiya yanyura mu mwenge w'urushinge wa mugani wa Bible. Ku buryo mu bakinnyi winginga ntabwo bagukundira, nushaka umubwire ngo amafaranga yanaye. Ndaguha urugero, reka nanjye ingero zifatika. Urabona abakinnyi bari kuvuga ko bashaka kuza muri APR barimo ba Celestina Kuwa, ba Jacques Pantaro Diarra, zira nkuru n'ukuri. APR irabashaka niko kuri, APR irabashaka, ibyo ndabiza ino uko ndi kuri tere ndabizi. U Rwanda nagutuzamo ibi ibintu bitatu bikomeye. Ibyo ni bibiri ngo ushaka kureberaho nationale n'amaklebe asohokera u Rwanda. Icya gatatu nicyo turi guhura nacyo abantu bari kuri tere. Kubwira umukinnyi ngo aze mu Rwanda ntibishoboka, umutoza ushoboye kumubwira ngo aze mu Rwanda ntibishoboka. Ngewe umwaka ushize nakunda kujyana na APR, urwo ni urugero njye kuko rundi rufatika. APR yashatse kuguzana umutoza wa ekipe ya Yanga umunyargentine bita Gamondi, bakorana contact, baramubwira barumvikana. Gamondi yaragiye gusoza amasezerano muri Yanga, APR muha amafaranga salary irenga $30,000 by'idolari buri kwezi, imwemerera kumuha salary n'abantu be bose akabazana, byagomba kugera mu $80,000 by'idolari. Yanga yahembaga Gamondi $11,000 by'idolari, harimo difference $19,000 hafi 20. APR yarenzagaho. Yanga ifata Gamondi imwongera ibihumbi 415, bamwongera umwaka umwe nubwo baje kumusezerera. APR yamuhaga 35, Gamondi arabyanga. Ibaze nawe umuntu wanga ayo mafaranga angana gutyo. Uzi ikintu yangaga Gamondi? Yarakubwira ngo champion w'u Rwanda ntizwi ku ikarita. Hizwi. Ese ndava muri Yanga nkujye muri APR? Gamondi ubwe yaranze n'abandi. Umuyane magambo ngerageje gukora summary y'icyo warumbaje ku kijyanye na Ligue y'u Rwanda n'izindi, champion w'u Rwanda iracyari kure cyane kurusha uko abantu babitekereza. Kugira ngo izagere kuri standard y'andi maligue bizagorana bro. Nicyo nakubwira kuri icyo ngicyo yarumbajije. Hanyuma ku bijyanye n'abakinnyi se bimeze bite? Urimo urateguriye gahunda cyane ko twageze turi mu bihe by'isoko ry'igura n'igurisha ku bakinnyi nyine, bimeze bite we abakinnyi bawe cyangwa se abo urimo urafasha bimeze bite, yaba ubwo ndavuga mu Rwanda ariko no hanze yarwo? Niye gahunda ufite muri ibi bihe? Nagira ngo gahunda mfite, abakinnyi benshi narababonye kandi nagiye nganira nabo bo mu bihugu bitandukanye. Hari abanyemereye ko bashobora gukora move bakaza mu Rwanda, bizaterwa n'amikoro y'amaklebe yo mu Rwanda. Hari amakipe amwe namwe twagiye tuvugana atandukanye yo mu Rwanda, wenda sinahita nyatangaza kubera ko bitarakunda, nibikunda nzabitangaza. Ariko abakinnyi bamwe namwe bari tayari, barahari kandi beza, bafite impano sirito ku gice cyo guhera muri mediane, abawinga, abataka. Byibura kuri poste mafite abakinnyi batari hasi ya 5 kuri buri mwanya beza. Gusa bizaterwa n'amikoro, ndacyafite ya challenge nakubwiye kube konveka kubemeza ko bagomba kuza mu Rwanda. Ariko I believe ko hari abazemera, nubwo bose batakwemera 100%, ndizera neza ko hari abazabyemera. Hanyuma usibye mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye, hari ibyo umuntu agiye yubakamo manetwork ku buryo dufite abandi bantu dukorana mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Kenya, muri Libya, muri Sudani, muri Iraq, muri Algeria, no mu bindi bihugu bitandukanye. Ntekereza ko uko byagenda kose gahunda mfite nuko byibura muri iyi mercato ngomba byibura gushyira ku isoko abakinnyi batari hasi ya 20 mu bihugu bitandukanye, mu maklebe atandukanye. Bibaye byiza baba benshi kubera ko n'ubundi mfite umubare mwinshi, ariko rwose nahamya ko no mu Rwanda amakipe azemera ko dukorana rwose nta kibazo
tuzakorana, kandi tutanakoranye twakorana n'ayandi, ariko ndabyizeye ko hari amakipe amwe namwe nabona ubushobozi tuzakorana no mu Rwanda. So rero nge navuga ko abantu bagomba kwitega abakinnyi beza b'abanyamahanga bazaza muri shampiyona y'u Rwanda, nindamuka ngize amakipe dukorana nayo, ku buryo binankundiye mu minsi mike hagati y'ibyumweru 3 ndetse na 2 yewe na kimwe nshobora kuba nasesekara Nyarugenge n'ubundi nje muri iyo gahunda yo kudiscussing n'amakipe atandukanye. Ariko so babakunzi banjye bitege ko hari abakinnyi bagiye kwiyongera kuri Umar Aba bazaza muri shampiyona y'u Rwanda ndetse no mu yandi mashampiyona atandukanye. Uvuze kuri Umar Aba ariko amasezerano yo muri Bugesera yararangiye, bimeze bite? Turamubona mu makipe akomeye cyangwa arongera amasezerano muri Bugesera? Ya Umar Aba kongera amasezerano muri Bugesera byashoboka nkuko bitashoboka, kubera ko afite imibare myiza yakoze muri shampiyona. Ikindi hari amakipe atandukanye twagiye tuvugana yo mu Rwanda, twagiye tuvugana ariko ntabwo twari twagenda indipo ngo tudetaye akantu ku kandi. So twabaye dufashemo akaruhuko uyu munsi, arafata indege ya saa 7:15 mu rukerera asubira iwabo muri Nigeria, agiye mu kiruhuko. Hanyuma ubwo birumvikana nanjye ningera i Kigali nzabanje kunegosia n'amaklub atandukanye amwifuza, gusa bidakuye ko afite amahofra atandukanye nko mu gihugu cya Tanzania. Ngira ngo mugenzi wacu Romario Abdul Jabbar niwe wamamagaye ejo bundi ambwira ko hari amakipe muri Tanzania yamumubajije, turimo tuganira amadetaye. Hari amakipe yo muri Maroc yagiye amamagara, bagiye bambaza ibyiwe muri Sudan n'andi atandukanye. So Umar Aba kubera ko yakoze imibare myiza, birashoboka ko mu byumweru 2 aribwo turaba twamaze kumenya aho uyu muhungu ari buze kwerekeza. Ariko bidakuye ko no mu Rwanda hari amakipe menshi yambwiye ko yifuza ko twaganira kuri Umar Aba. Yewe sinanakuramo Bugesera no mavura kubwira ngo birashoboka cyane, bishoboke tuzashyira ku meza turebe amaklub barimo kumwifuza, offre baduha nizihe, hanyuma amahitamo azaba ari hagati yanjye na Aba, nayo tuzayabamenyesha rwose. Wigeze mu minsi ashize ariko wari watangaje ko ngubona ku rwego rwe utamuha ikipe nyine, navuga zino kipe nkuru mu Rwanda ubwo ni hagati ya Rayon na APR, ariko se urwego rwarazamutse ku buryo ubona ubu ngubu byakunda ko yajya kuyakinira? Ngo byaterwa na ambisiyo z'amakipe zifite, byaterwa na ambisiyo amakipe afite. Ahanini nabivuze ingaruka kuri iki kintu, ushaka amatsinda ntabwo yaguha amatsinda nubwo umukinnyi umwe adatanga amatsinda. Ushaka amatsinda wazana uwisumbuyeho, ushaka amatsinda utamubonye ukamuntuma ntabwo uwisumbuye kuri we. Ariko shampiyona yo ku butaka bw'inyarugenge, ku butaka bw'inyarugenge usibye Faringanye wa Rayon Sport, usibye Watara, abandi bataka bari ku butaka bw'u Rwanda hari byinshi abarusha, hari iyo mibara barusha bose muri rusange, nabo muvuze bamurusha iyo wakleti. Ariko ubwenge gukoresha ubwenge, afite IQ y'ubwenge cyane ku kijyanye n'umupira w'amaguru. So rero n'umwataka utatuma ibintu bya mirenge, ariko nanone uramutse uvuze ngo urashaka gukina shampiyona ku butaka bw'u Rwanda, usibye abo babiri abandi bose sinzi ko hari undi ku rwego rw'umuntu bita Umar Aba. Ngira ngo n'imibare y'urabyivugira. So niyo mpamvu rero nabivuze hano nimvuga ngo rero nibishaka kujya mu matsinda ikeneye abarenzewe, APR nibikeneye kujya mu matsinda ikeneye abarenzewe. Cyo rwose sinatinya kugisubiramo. Ahanini niyo mpamvu nagiye mbigarukaho, gusa ku improving ari improvinze kubera ko arakora cyane, kuko mushyira kuri pressure cyane. Mushyira kuri pressure kuko sinjya numasinzira, sinuma hari amadezero dirajyamo. So niyo mpamvu rero nabivuze bahanini, ariko nanabisubiramo nemye ko ukeneye amatsinda yaba uri rero yaba APR wazana urenzewe. Ariko ubutaka bwo mu Rwanda muri shampiyona y'u Rwanda na sezo yindi yakongera gukora ibindi bitego nka biriya, kubera ko ubushobozi bw'inyarugenge arabufite, afite ubwenge bwinshi cyane. Hanyuma se ejo bundi ukurikirana umupira w'amaguru cyane cyane muri Afurika rwose, navuga ko ejo bundi twabonye abatoza babiri bavuzwe muri APR, yaba utoza Mamelodi Sundowns uturuka muri Portugal ndetse n'umunya-Tunisia wanatoje ikipe y'igihugu ya Tunisia. Bari abatoza bijyanye n'amakuru, urumva uko byagenda kose urabikurikirana. Se ubundi nibyo urumva mbere na mbere kuko twabibonanye Mickey Junior bijyanye n'amakuru ufite, ariko none natubwire baba ari abatoza beza bo kuza gufasha APR FC kwitwara neza mu mikino ya CAF Champions League. Abatoza
bafite CV n'abatoza beza bafite CV ntabwo watoza muri Mamelodi cyangwa ngo utoze Mondiale uri umutoza usanzwe hari indi karibu umaze kugeraho n'abatoza beza ariko ngicyo nakwitseho namye nanakitseho mu myaka yashize nge mwibariza akantu koroshye cyane nawe uraza kugakorera isesenguruze kukareba iyi sezo Man City bayiyakangaye muri shampiyona y'Ubwongereza yabaye ya gatatu urakoze cyane iyi sezo yabaye nziza kuri Man City cyangwa yabaye mbi yabaye mbi none se iyi sezo ibaye mbi umutoza si Guardiola kuki iyi sezo yabaye mbi kandi izindi sezo zarabaye nziza kuri Guardiola icyabaye ni iki nicyo ngira ngo ngusubize kuri icyo warumbajije ni ukuvuga ngo umutoza ni teori umutoza ntabwo ari pratique umutoza aravuga akabwira abakinnyi ibyo bakora akabibereka kuri tableau akabibereka mu kibuga agashinga ayo makona n'ibindi bitandukanye ariko abantu bajya muri pratique muri examen gushyira mu bikorwa bya bintu iyi mutoza yababwiye muri reunion technique mu myitozo n'abakteri n'abakinnyi iyo udafite abakinnyi niyo waba uzi teori bingana iki niyo waba waratoje abakinnyi barimo Neymar Messi na ba Cristiano bose bakajya mu kipe imwe ariko ukaba ufite abakinnyi baciriritse nawe ubwawe uraciririka mu yandi magambo Pep Guardiola kubura ba De Bruyne imvune kugira ibibazo by'abadefanseri n'abandi batandukanye byamtsindiye Guardiola umuntu usanzwe yahise bimugira umuntu usanzwe muri shampiyona y'umwaka kandi ari umutoza wari umaze gukoroniza shampiyona y'Abongereza yarayifashe yindura shampiyona y'umunsi wiwe ariko iyo udafite abakinnyi ubu uri umuntu usanzwe ingero zirahari Ancelotti yatoje ikipe bita Everton yavuye muri Everton irimo kurwana no kutamanuka kandi ari Ancelotti ahindura ikipe itajya kwa Real yahita atwara ibikombe kandi ari wa Ancelotti twarebaga uyu munsi Vincent Kompany ni zahabu kandi yari yamanuye ikipe yavuye mu Bwongereza ikipe ye yamanutse ariko uyu munsi yabaye inyenyeri muri Bayern Munchen mu yandi magambo umutoza ni pourcentage no za target z'ikintu ikipe yifuza kugeraho ushaka kugera mu matsinda icyambere kibanze ni ibintu wubaka bitagwirira uhigihe nyuma kubyubaka ubyubakisha amatafari nabo bakinnyi umutoza icyo akora ni iki ni finissage nukuza arenzaho nukuza areba utuntu dukiya cyane yongera ku nzu yakuriye shantiyo yawe ariko ufite abakinnyi basanzwe baciriritse ntabwo amatsinda wayajyamo amatsinda nawe izo matsinda hajyamo ntabwo umutoza ari bujye mu kibuga ngo ari bukine ntabwo uri buze gufata umukinnyi n'urugero rwa Mamelodi ugiye guhura na Mamelodi urimo urakina nayo ntabwo uri bufate umumediateri umutoya ukiri mutoya ngo ujye kumuhuza n'abamere y'abamediateri ba Mamelodi Sundowns nguze kumubwira ngo akore ibidasanzwe ntabwo bishoboye gushoboka ntabwo uri buze gufata abakinnyi baciriritse tubizi ko ari donc badafite ubushobozi ku butaka bw'inyarugenge ngo ujye kubabwira ngo bajye guhura na Pyramide jamais nibiri buze gushoboka ntabwo uri buze gufata umudefanseri ukina muri Bugesera ukina muri Muhazi ngo mushyire muri Axe ngo bashyire muri Axe ngo ujye kubabwira ngo bafate Fiston Karara Mahere wa Pyramide ntabwo biri buze gushoboka mu yandi magambo habanza abakteri umutoza kaza ari inyongera nubwo nawe abakene mu yandi magambo aba n'abatoza beza EPR irimo kurambagiza kandi bafite amaseve banashoboye ariko mu bintu bikenewe cyane byihutirwa Motinga Darkonovic ibyejo bundi yatangarije bagenzi bacu kuri Radio 10 yarababwiye ngo EPR nibikene amatsinda ikeneye abandi bantu bane nka bameze nka Watara mu yandi magambo EPR ikeneye kuzana izindi ntwaro ziremereye zunganira umuntu bita Watara kugira ngo niba bikombina n'umutoza mwiza biraza kubyara mayoneze ifashe biraza kubyara igifuta cya yogurt ifashe apera amatsinda yajyemo izanahozeho uyu munsi fata umutoza wenda tuvuge ngo fata umutoza nka Kamarade n'urugero mujyane muri Yanga ya zahabu nawe yakina kandi Yanga ikajya mu matsinda nta kintu uribuze kubwira Pacome Zuzo kidasanzwe nta kintu uribuze kubwira urugero Azizki atarasohoka ngo ajye mu Barabu ntacyo uri bubwire Kratos Chota Chama n'abakinnyi ubwabo bashaka kwisetinga mu kibuga bagakora difference mu yandi magambo EPR nubwo yazana abatoza bimirengera ikeneyemo no kongeramo zimwe muri erema zishoboka zikomeze zishobora gufasha EPR kugera mu matsinda gusa iyo urebye amaseve yabo ubona ari abatoza beza ariko mu gihe utaragira abakteri baremereye
bafite amazina bishobora kukugwirira rimwe bikakugwirira bitewe na tombora wahuye nayo cyangwa se bitewe na tombora ufite ariko kugira ngo uhozeho ukeneye abakteri bakomeye bafatikanye na wa mutoza turabona n'abatoza bafite amazina kuri Reyo bimeze bitera nta bakinyi barimo barakubaza kuri Reyo yose turi kubona Reyo barimo baravuga ku bakinyi bo mu Rwanda gusa bo hanze ntabwo biricayira ngo tubamenye bimeze bite Rayon Sport nta kintu twari twavugana nta bantu bo muri Rayon Sport twari twavugana rwose nta gihari nta kintu cya Rayon Sport nzi mwe muri Nyarugenge mwe murimo kuyakurikirana gusa ikipe nzi kuri tele ndimo ndinjira mu biro by'amakipe atandukanye ngasanga harimo dokima ngasanga hari abantu bakubise isimu muri APR yo ku isoko ryo hanze irahari kabisa ndimo numva ndimo ndabona abantu batandukanye bo muri APR bahamagara bamwe mu bakinyi bakomeye bo ku mugabane wa Afrika ariko Rayon Sport yo ntabwo mbizi nabangiye kukubeshya Rayon Sport za polisi usibye APR nta yindi kipe nzirimo kubyigana hano ku isoko ryo hanze rwose nabangiye kukubeshya Rayon Sport yo birashoboka ko izagura bo ku butaka bw'inyarugenge nta wamenye gusa nanone niba ishaka amatsinda Rayon Sport niba ishaka kugera kure hashoboka reka mbibwire na APR n'andi makipe y'Inyarugenge mbivuze nemenye nimba umuntu bita Denis Omedaba meilleur joueur wa championnat y'Uganda iyi sezo agahembwa nk'umukinnyi wa sezo yarakiniye yo fazari retura akayikina ku butaka bw'u Rwanda kandi nawe iyo umurebye ukabona ni umukinnyi donke mwiza ari kuri aho hagati si umukinnyi udasanzwe ni umukinnyi uri aho nyine niba Omega ari uba meilleur joueur wa championnat y'Uganda ibugande nta bakinnyi bakiriyo ibyo byonyine byagahise bibaye igisubizo icyo cyonyine cyagahise kikwereka igisubizo ko niba ushaka abakinnyi beza nta bakiri ibugande yaba umukinnyi bitarane Okero wenda Mose ndamuhamye ariko aragoye kuza ku butaka bw'u Rwanda mu yandi magambo ibugande nta mukinnyi ukiriyo Rayon Sport APR mukura amasi bugande mwerekeze mu bindi bihugu kuko ibugande nta bakinnyi bakiriyo benshi abagande generation yabo ya zahabu yarangiranye na ba Farukumiya abandi bakinnyi beza bakiri bugande boni vuga ba Farukumiya ba Haridi ya Ucu ni generation yabo nta bandi bakinnyi beza bakiri bugande niba umuntu akina fazere mu gihugu akagaruka akaba meilleur joueur nta wundi wamuciyeho nicyo bisobanuye i Burundi nta mukinnyi mwiza ukiri i Burundi ntawe nta mukinnyi mwiza uri i Burundi i Burundi niyo championnat yuzuyemo match fixing cyane kurusha izindi championnat na betting ku buryo abataka bagura ibitego ku buryo match zipanga uburyo ziri buze kugenda mu myaka 10 Burundi heruka kuza muri championnat y'u Rwanda yabaye mwiza ninde abarundi duheruka generation yabo ya zahabu yabami Cedric yababo bimenye mara Bonfils Kalebu Mario generation nta bundi mu Burundi turabona mwiza mu yandi magambo ayo makipe arimo kwibeshya ngo i Burundi ni Bugande hari abakinnyi beza oya igihe wowe ubaho igihe nyuma ya juru ni nk'eshanu 6 7 8 bamaze kubagura uzajya ubakwena hari umukinnyi waririmbwaga ngo ni bita Fred bavuga ngo Rayon Sport ngo amupapoye na mukura ubyibuka umwaka ushize niyo nizeye Fred meilleur joueur wa championnat y'Abarundi muri saison 2 zishize championnat nirangiye yicara ku ntebe ya mukura cyane imikino yo kwishyira ntabwo yigeze akina nirangiye yicara kuri bande tusha mukura urakoze cyane icyo ari igisubizo cyoroshye cyane no mu yandi magambo rero kuri icyo nari ngushubije za Rayon Sport n'andi makipe mukura amaso Uganda ni Burundi mushaka abakinnyi beza mwe kurira ngo championnat y'u Rwanda nta mafaranga ari kandi amafaranga kafu yarateretse ku meza kujya muri Confederation Cup kujya mu dorari uhabwa ni match ebyiri zonyine ukikarifiye ugahita uhabwa 750 aho kugira ngo wirukange kuri miliyoni 25 z'amanyarwanda za championnat Nyarugenge sinda match ebyiri wikarifiye APR 750 ateretse ku meza Rayon Sport Confederation Cup ni 500 match ebyiri kuzitsinda ukajya mu itsinda kujya mu yindi round kujya gutsinda ukajya mu yindi round nandi 250 yiyongeraho ayo si amafaranga ari ku meza si amafaranga buri wese yatushaho abishatse so mu yandi magambo nta muntu wo muri yo twigeze tuvugana nta kintu na kimwe navugana na Rayon Sport rwose nani kipe mu Rwanda usibye izo kipe wenda zo mu ntara zo turere
ariko izo zindi zo nayo twari twavugana kuko na EPR nubwo nyivuga na makuru ngwaho mbona kuri tera ariko nta kipe turavugana mu buryo navuga ngo bwaguye ku buryo twazakorana. Rayon Sport yo oya rwose. Dusoza ubwo ni inama ugira amakipe yo mu Rwanda ko nagomba kwitwara kuri iri soko kubera ko umaze kugiramo experience cyane cyane kuri tele. Ya nibyo navugaga n'ubundi mvuga ngo bagerageze kwagura ibitekerezo barebe kure ashoboka. Nibi naba ngombwa bifashisha abantu bari ku materi, bifashira abantu bari kuri tele kugira ngo babafashe kuba abakinnyi beza. Ikindi mu Rwanda gikomeza kigarukaho kubera kujya ku isoko amakipe yo mu Rwanda atinze birayagora, bikaba ngombwa ko bagura abakinnyi baciriritse. Kubera iki? Iyo ufite ubushobozi bukeya wirinda kujya ku isoko ku munota wa nyuma, ujya ku isoko kare. Icyo nshaka kuvuga ni iki, umukinnyi ugezeho mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa kane muri shampiyona biroroshye ko wavugana nawe ukamusinyisha pre-contract ari mwiza, ariko iyo zirangiye ku meza ye haza offre zirenze 5 cyangwa 6. Mu guhitamo rero abanza kureba shampiyona izwi niyi, icya kabiri akareba amafaranga, icya gatatu akareba niyo nshobora kuba nakina nkaransa kariyeri yanjye kagera ku yindi standard. Mu Rwanda ntago bari ku ikarita, ariko ujya kubona ukabona amakipe yo mu Rwanda yaba EPR, Polisi, za Rayon zirimo ziraza ku isoko ku munota wa nyuma. Uraza ku isoko ku munota wa nyuma ngo urangana na za Yanga zahugutse, za Simba zahugutse zagiye ku isoko, za amakipe mu bihugu bitandukanye yagiye ku isoko. Ntabwo biri bushoboka kuko uko umukinnyi mwiza wamubonye n'abandi bamubonye. Inama bajye bakora ibintu ku gihe kandi bige kujya kuri tere, nicyo kintu gishobora gufasha shampiyona yacu. Murakoze cyane.